Reka nongere ngusuhuzana ariko nguha n'ikaze umukunzi wacu udahema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uruwagaciro gakomeye wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora kakanya kugira ngo buri gihe cyose dusenguru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona 5 kuri 5. Tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Rero tugarutse muri studio gitaraganya tugwira ngo tukugezeho izi breaking news dore ko ari amakuru abacaracara ku bindi binyamakuru. Ya makuru aba yagizwe ibanga dore ko tubasha kuyagutooreza tukobasha kugira ngo tubashe kuyakugezaho mu bambere. Wicyo usabwa nukugira ngo ukande subscribe ndetse ugakanda nawe pfo kunzogera tukazajya tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyeza hano kuri Ukuri News TV. None rero muri aka kanya nyemerera twongere turebere hamwe amakuru agezweho dore ko ari inkuru ibabaje ntitwabajyana kure tutababwiye ko kugeza ubu ngubu nkuko muri kubibona kuri screen zanyu ni inkuru yakababaje roga kabije aho kugeza ubu ngubu biravugwa ko imodoka zigera kuri 2 zo mu bwoko bwa Yamaha zamaze kuba zabirandurwa n'ikiyoka cyabace kuba cyagaragara hariya mu murenge wa Mampa. Aya makuru tuyamenye nyuma yuko tuyahamirijwe n'umuyobozi w'umurenge hariya mu murenge wa Mamba ariko akomeza kugenda abigarukaho avuga ko ibingibi ari byo koko icyo kiyoka cyabashe kuba cyagaragara ahagana mu rukerera ubwo basangaga imodoka yibirinduye inyuma y'umukingo. Reka rero tukubwire ko aya makuru tukimara kuyamenya twabashe kuba twahagera maze tubona icyo kiyoka kidasanzwe dore ko ari amakuru ateye ubwoba kabisa nkuko mubibona hariya mu murenge wa Mamba. Kugeza ubu ngubu bikaba byabateye urujijo rukomeye aho iyo nzoka yaba yaturutse cyangwa se iki kiyoka kinini cyangwa se icyo twakwita nk'ikiziramire cyangwa se cyatimba ahantu hose cyaba cyaturutse ndetse ngo bakaba barimo kwitabaza ubuyobozi ngo bubashe kuba bwagisubizayo cyangwa se bubashe kuba bwagira icyo bwabakorera dore ko hariya mu murenge wa Mamba hafi n'umupaka. Kugeza ubu ngubu umupaka uhuza hariya n'igihugu cya Kongo. Kugeza ubu ngubu iriya mihanda ya hariya ikaba iteye ubwoba cyane. Abaturage bamwe muri bo batangiye kuvuga ko batangiye kwinubira cyangwa se kuba batinya kugenda hariya mu muhanda. Kugeza ubu ngubu rero reka tukubwire ko amakuru yo arekeranye na hariya mu murenge wa Mamba arayangaya ndetse ko bikomeje kuvugwa ko ashobora kuba ari umupfumu yaba yaje kuba yakiyobora hariya mu muhanda cyangwa se akaba ari abagizi ba nabi baba bari gukoresha ibyanyabingi cyangwa se ibindi byo bita ibitega cyangwa se ibindi byerekeranye n'ubupfumu. Kugeza ubu ngubu akaba ari byo byakomeje kuba byatera urujijo rukomeye hariya mu baturage bari hariya mu murenge wa Mamba. Anari nako bagenda bagira ubwoba bukabije ari nako bagenda babuza abana kuba babungabunga mu mihanda cyangwa se kuba bakongera kujya mu mashamba barimo gushakisha icyo twakwita inkwi cyangwa se ibyo gucyanisha. Ariko bagenda bababuza kuba batembera cyangwa se kuba bakomeza genda ingendo zigiye zitandukanye. Ibingibi rero bibaye nyuma yuko ahangaha muri uyu murenge hafi n'aha k'uyu muhanda habashe kuba hagaragara iki kiyoka cyangwa se iki gitimba kinini. Hari hahoze umupfumu ngo bivugwa ko yahamaze iminsi igera kuri 3 arimo gupfumurira uwitwa Zakariyo ngo arimo kumupfumurira ibijyanye n'imirima ze dore ko uyu Zakariyo amaze igihe apfushije umugore ari nako bene nyina barimo kuburana imirima maze akabasha kuba yazana uyu mupfumu akamara igihe kigera ngo ku minsi 3 ari nako haciyemo igihe kitageze ku kwezi. Ibi bitangaza cyangwa se iki bitwa kwita nk'amayobera akaba ari byo biri gukomeza kugenda bigarukwaho ndetse anariko abanyamakuru bamwe na bamwe bagenda bahagera kuba bashakisha amakuru kuri iki kiyoka cyangwa se iki kiziramire cyabashe kuba cyagaragara hariya mu murenge wa Mamba. Dore rwose nkuko mubibona iki ni ikiyoka giteye ubwoba dore ko gifite metero hafi zigera kuri 6 mu burebure ari nako gifite ubugari bunini ari nako abaturage ndetse n'umwe mu bashoferi bari batwaye iyi modoka yatangaje amakuru avuga ko we ari nk'amayobera byamubereye nko bwije cyangwa se nk'urujijo. Kugeza ubu ngubu yatangaje amakuru agiye atandukanye aho yavuze ko we yagiye akisanga inyuma y'umukingo cyangwa se munsi y'umukingo atazi ibyo gutwara cyangwa se atazi ibyo kuba yaratwaye imodoka ukuntu byaje kuba byagenda. Aya makuru rero tumaze kuyamenya ari nako twakomeje kwegera abaturage bagiye batandukanye abandi bakaduhamiriza ko
iyi nzoka ari indogano cyangwa se ari integano, ariko byakomeje kugenda byibazwaho n'abayobozi cyangwa se n'abaturage bagiye batandukanye. Mbese iki kiyoka kikaba cyaturutse hehe, cyangwa se barimo gushakisha ukuntu cyaba cyasubira muri parike cyangwa se icyo baba bagikorera, dore ko gihangayikishije bamwe mu baturage batuye uyu murenge wa Mamba ndetse na bamwe mu bagenzi ndetse bajya cyangwa se bava hariya uyu murenge, dore ko ari umurenge ukunda gukoreshwa n'abaturage bagiye batandukanye, cyane ko hari imihanda igiye